Ikaze nanone mu kiganiro. Kuri uyu munsi tujya kuganiriza abasore tubereke ibimenyetso bizakwereka ko umukobwa agukunda by'ukuri. Mu busanzwe tuzi ko abasore aribo bafata iya mbere bakabwira abakobwa ko babakunda. Gusa nubwo bimeze bityo, ntabwo twakwirengagiza ko hari n'abakobwa babwira abasore ko babakunda. Ibyo kandi bakabikora ku nshuro ya mbere. Gusa kenshi iyo umukobwa abwiye umuhungu ko amukunda aribwo bwa mbere, ntabwo biba bigaragara neza, kuko abasore ni abantu bakunda icyubahiro cyane. Mbese kumva ko urukundo arimo atari we warutangije bimugiraho ipfunwe, akumva ko urukundo arimo rudashikamye. Ibi rero bisaba ko umusore ari we ubwira umukobwa bwa mbere ko amukunda. Yagira amahirwe umukobwa nawe akamwemerera cyangwa akamuhakanira, ariko igitekerezo cyavuye ku musore ubwe bwite. Ibi biramunyura cyane kuruta uko umukobwa ari we waza akaba ari we umubwira ko amukunda bwa mbere. Ese muhungu cyangwa se wa musore we, wabwirwa n'iki ko umukobwa ukunda cyangwa se umukobwa wabwiye ko umukunda ko nawe agukunda by'ukuri? Ndabizi ko kugira ngo ukunde umukobwa ugere ku kigero cyo kubimubwira ntabwo biba byoroshye, yewe bifata n'igihe kinini. None se wabwirwa n'iki ko umukobwa ukunda cyangwa se umukobwa muri mu rukundo agukunda by'ukuri? Niba ufite icyo kibazo, ndakurarikira kubana natwe muri iki kiganiro kugera ku musozo wacyo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 5 bizakwereka neza ko umukobwa mukundana agukunda by'ukuri kandi akagukunda nta buryarya. Ikaze mu kiganiro. Reka duhere ku kimenyetso cya mbere kizakwereka neza ko umukobwa agukunda by'ukuri. Umukobwa ukunda by'ukuri aharanira kugira icyo akora kugira ngo umubano wanyu utere imbere, mbese ugere kure. Nk'uko tubizi, bamwe mu bakobwa bibwira ko uruhare runini ari umusore kugira ngo urukundo rwabo rutere imbere, mbese umubano wabo ube ukomeye cyangwa se uhamye. Yego, wenda nibyo abasore uruhare runini nibo baba barufite, kandi koko ni nabo batera iya mbere bakabwira umukobwa ko bamukunda, yewe bagakora n'ibishoboka byose kugira ngo bereke abakunzi babo ko babakunda. Ariko kandi umukobwa wamaze kukwemerera ko agukunda, mbese akakubwira ko akwemereye urukundo kandi bimurimo, aragukunda kandi akanabikwereka. Ahangaha usanga yibwiriza, akaguhamagara, akakugurira impano, kabone n'ubwo yaba ari impano ihenze. Mbese aharanira kugira icyo akora cyatuma umubano wanyu udasubira inyuma. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko umukobwa muri kumwe agukunda by'ukuri nta buryarya. Umukobwa ukunda by'ukuri aragukebura, mbese akugira inama. Uyu mukobwa ikizamukubwira ni uko
wumva mu ntekerezo ze, utakwigera wumva ko hari ikibi cyakubaho, ku buryo n'iyo abona ugiye kugwa mu kibazo akugira inama, mbese aba ahangayikishijwe n'ubuzima bwawe. Aha ngaha usanga akugira inama kuko aba yumva ufite uruhare runini mu buzima bwe. Akugira inama, akakubwira uko wakwitwara mu gihe abonye ufite ibibazo, mbese no mu gihe abonye ko ufite ingeso zitari nziza. Urugero, niba warabaswe n'inzoga se, ubusambanyi se, iki gihe aho kugira ngo akureke, azakugira inama z'uko wabigenza cyangwa se z'uko wabigabanya, kandi akurikirane n'ubuzima bwawe umunsi ku wundi. Ikimenyetso cya gatatu kizakubwira ko umukobwa agukunda by'ukuri, umukobwa ugukunda by'ukuri ntawe uryarya, agukunda uko uri. Mbese umukobwa ugukunda byuzuye, ntagendera ku kintu runaka ngo abone kugukunda. Abenshi mu bakobwa iyo bagiye gukunda abasore, bibaza niba uwo musore afite buri kimwe amwifuzaho, cyane cyane amafaranga, imitungo se, kuba ari mwiza se. Ariko umukobwa ugukunda by'ukuri agukunda nta na kimwe yitayeho, mbese aba yumva ibintu ari ibishakwa, kandi koko ko nimufatanya mbese mukaba umwe muzabigeraho nta kabuza. Ikimenyetso cya kane kizaguhamiriza neza ko umukobwa muri mu rukundo agukunda by'ukuri, ni uko umukobwa ukunda by'ukuri akwisanzuraho. Ibi ngibi ahanini ubibona iyo muri kuvugana, muri kumwe se cyangwa se kuri telefone. Iyo muvugana wumva mu biganiro bye ntaho gukinga. Aha niho uzumva akuganiriza ku mateka ye, ibyanyuzemo se, mbese akakwisanzuraho. Mbese akubwira buri kimwe cyose atitaye ko aramutse abikubwiye byatuma mutandukana. Akenshi abakobwa iyo bari kuganira n'abakunzi babo, bababwira ibyabayeho byerekeranye n'ibyiza gusa. Ariko umukobwa uzirekura akakubwira ibyo yanyuzemo byose ari ibibi cyangwa se byiza, uzamenye ko nta kabuza uwo mukobwa agukunda by'ukuri. Ikimenyetso cya gatanu, ari nacyo tugiye gusozaho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ni uko umukobwa ugukunda by'ukuri azirikana ibihe byawe by'ingenzi mu buzima bwawe. Aha ngaha uzajya kumva wumve mu kubaho kwe yibuka ndetse anazirikana amatariki y'amavuko yawe cyangwa se isabukuru yawe. Ikindi azirikana ibihe wagiye unyuramo bitari byoroshye. Aha ngaha rero bizajya bijyana no kuba yaguhumuriza. Akenshi na kenshi umukobwa ugukunda by'ukuri azirikana igihe umubano wanyu watangiriye, mbese igihe mwatangiriye gukundanira, kuko aba yumva ari igihe cy'ingenzi yagize, mbese igihe yagize cyo gutangira umubano arimo kandi yishimira. Aha kandi uzasanga yibuka n'ibyo mwaganiriye mwifuza kuba mwageraho kandi abihe n'agaciro. Ikiganiro cyacu ni aha ngaha kirangiriye. Ndagushimiye wowe ufata umwanya ukadukurikira umunsi ku munsi.
ugakurikira ibiganiro byacu, mbese ukaba inshuti y'akadasohoka kuri twebwe. Musore rero, ni ahanjye ni ahawe ho kumenya umukobwa ugukunda by'ukuri, mbese ukamenya urukundo urimo, nimba koko ari urukundo wahoze wifuza kuva kera, atari bya bindi byo kuvuga ngo urakunda umukobwa, umuha amafaranga, umuhe buri kimwe, kandi mu by'ukuri mu buzima bwe nta cyicaro ufitemo. Ni ahawe rero ho guhitamo, kandi ukamenya neza koko niba umukobwa muri kumwe mu rukundo agukunda by'ukuri. Ndagushimiye.